Mbahaye ikaze bene data uyu munsi wa none uyu munsi wo ku cyumweru itariki ya 31 z'ukwa 12 2023. Uyu ni umunsi ukomeye cyane, ni umunsi ukomeye cyane cyane, ni umunsi navuga wo gushima Imana kandi dusubiza n'amaso inyuma twibaza uko twagenze hagati yacu n'Imana. Ese twagenze dute? Gushima Imana nibyo koko, ariko kandi burya Imana ijya inezezwa nuko twisuzuma, tukisuzuma. Ari byo abantu bakunda kuvuga ati iki ni igihe cyo gukora evaluation cyangwa evaluation, ugasubiza amaso inyuma ukareba uko wakoze, niba hari amaporoje wakoze ukareba ese narungutse, ese narahombye, ukareba aho wakoze amakosa ukayakosora. Natwe rero uyu munsi wa none y'itariki ya 31 z'ukwa 12 z'uyu mwaka 2023 wo gusoza uyu mwaka, ni umwaka wo gusubiza amaso inyuma. Bene data, ndabakiriye uyu munsi wa none kandi mbakiriwe nezerewe nezerewe nshima Imana ko yaturinze twese. Mwese ndabakiriye kuri iki kiganiro cy'uyu munsi wa none cyo kwisuzuma, hano kuri Pure Gold TV y'abakristo, inshuti zacu zikunda ikiganiro cya hano cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritwereka uko imeze, ritwereka ubuntu bwayo, ritwereka ibyo yadukoreye. Cyane cyane n'uyu munsi ni umunsi wo kwisuzuma. Nibyo koko ni umunsi wo kunezerwa no gushima Imana, ariko kandi dutuze gatoya umuntu yibaze, ese byagenze gute? Ese nakoze iki? Ese nagenze nte muri uyu mwaka wose? Ese nakoreye Imana iki? Nibyo koko turasenga tugashima Imana, tukavuga ibyo yadukoreye byinshi, tukayinezererwa, tugatanga ubuhamya, tukavuga tuti amasezerano amwe yarasohoye, twarashubijwe. Ariko se kandi hari igihe Imana ikubaza ati wowe wakoze iki Jose? Wowe wankoreye iki? Washimye ite? Wowe wagenze ute muri uyu mwaka? Uyu ni umwanya rero wo kwisuzuma. Mwene data mukundwa n'Imana, nshuti yacu, nshuti ya hano kuri Pure Gold TV, udukunda udusengera, nagira ngo nawe nkubaze, nawe umbaze. Nagira ngo umenyeshe rero ko iki kiganiro uri kumwe nanjye Jose irumva. Uyu mwanya ni umwanya wo kugira ngo twongere twiyinire. Mu Kinyarwanda ko bavuga kwiyinira, kwisuzuma, kwitekerezaho. Niba ukunanira witabaza umwuka wera. Umwuka wera niwe buryo ujya utumurikira, ngo atumurikira nta handi hatabona, hahandi utekereza ugasanga wowe warakiranutse, ugasanga wagenze neza. Umwuka wera ajya agira atyo ukaryama akagutungira agatoki ati nyamara hari umuntu utababariwe, hari umuntu utababariye, mumbabarire. Ati nyamara hari umuntu wasetse, hari umuntu waneguye ukibaza ko ako koroshye. Nyamara hari umuntu wagaye, hari umuntu we washyizeho akabazo, hari ishyari wagize, hari uwo warakariye, hari ukuntu wagerageje kwirwanirira unyura mu nzira zitari zo, hari ukuntu utanejeje Imana, hari ibintu bimwe na rimwe uvuga uti iki ntabwo ari kibi. Nyamara iyo uryamye hari igihe umwuka wera akakwereka ko icyo kintu cyabaye ikosa rikomeye, ndetse cyatumye ugwa mu rwobo udashobora kwikuramo, cyatumye ujya kure y'Imana. Imana itugirire neza uyu munsi wa none. Uyu munsi ni uw'amashimwe koko. Imana yaturinze kuva mu kwezi kwa mbere, twawinjiyemo dusenga dusaba Imana ngo izaturinde, yarabikoze. Uyu munsi wowe nanjye turi bazima, twaramutse turi bazima. Niyo mpamvu muri iki gitondo mvuze nti reka twongere duhure twisuzume cyane cyane. Nibyo dushima Imana, ariko twisuzume, dusabe n'umwuka wera adusuzume, atwereke, anyereke nanjye, anyereke uko nagenze. Ese ibyo nasezeranije Imana narabikoze? Hari igihe ugera ahakomeye ukavuga uti Imana nunkura aha nzagukorera. Icyo kintu cy'umuhigo rimwe na rimwe turagikinisha, ariko iyo udasoje umuhigo wahize bikuzanira akaga gakomeye cyane.
bikuzanira akaga gakomeye cyane. Ngenda biza ubwanjye. Kutumvira Imana nabwo, kutumvira umwuka nabwo, ukanyura mu nzira zawe, ukiyobora, bikugeza kure. Bikugeza kure pe! Ariko iyo duciye bugufi, tukemera intege nke zacu, tugasaba imbabazi, Imana iratubabarira. Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Ubu ni bwo butumwa nkuzaniye. Iri ni ryo jambo ry'uyu munsi wo gusoza umwaka nkuzaniye. Ni uko Imana icyicaye ku ntebe y'imbabazi. Hari ibintu twakoze bitayishimishije. Ushobora kuvuga uti genda nagize neza, nakoze neza, nakoreye Imana, nakoze uko nshoboye kose, ariko hahandi utareba. Hari icyumba kimwe utajya ushobora kubonamo. Ariko dufite umwuka wera bene data utumurikira. Niyo mpamvu ngira ngo dufate akanya gato cyane, dusabe umwuka wera aze atumurikire, atwereke aho uraba uri wiherereye. Ni ukuri pe, uce bugufi. Nanjye ni nk'uko uyu munsi wa none, uyu munsi wose tuwumare dusaba Imana tuti twakoze hehe amakosa, nihe twakosheje, twereke twihane. Turashaka gutangira umwaka mushya, turi bashya, turi abantu bashya, turi abantu bashaka kwinjira muri uyu mwaka w'2024. Turi bashya, turi abasirikare bambaye imyenda mishya, kuko uyu murimo turiho ni umurimo wa gisirikare. Ntabwo ushobora rero kuba umusirikare w'Imana udahindura imyambaro, udafata intwaro nshyashya, utajya gukora imyitozo ngo wongere ufate imyitozo mishyashya. Turi ku rugamba, abakijijwe turi ku rugamba. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ari umunsi wo kongera tugasaba Imana, ikongera ikatweza, ikatugirira neza, ikatwambika imyenda mishya, tukarwana turi bashya, dufite imbaraga nshya, turya ibyo kurya bidukomeza. Ntabwo uzabibona rero utemeye guca bugufi. Wemere usaba imbabazi, wemere usaba umwuka wera kuyobora. Reka dusenge, dusabe umwuka wera aze abane natwe umunsi wose. Mana data, turagushimye ko waduhaye umufasha ari wo mwuka wera. Umwuka wawe n'ujya adufasha, akaturondora, akatwereka ibitagenda. Turamusabye ngo uyu munsi wose tugiye kumara kuri iki cyumweru dusoza umwaka mushya, umwuka wera agenda atwereka, anyereka ati dore aka gakureho, aka katumye itagenda neza, aka katumye imigisha itamanuka. Turakwingize mwuka wera ngo ubane natwe, na buri wese ubane natwe utugirira neza, dufite amashimwe koko, ariko kandi utwereka ikitaragenze neza, ngo tubashe kwihana, tubashe gukiranuka n'Imana na bagenzi bacu twahemukiye, uko tutagenze neza, ibyo twakoze byose bitagushimishije, ubitumurikire, ubitwereke, kandi tubashije kubikuraho, kugira ngo twinjire mu mwaka mushya w'2024 turi bashya. Urakoze mwuka wera ko ugiye kudufasha ukatugirira neza. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nshuti zanjye, nagira ngo mfate umwanya nanone wo kongera kubashimira, mbashimira ko twabanye muri uru rugendo rwose uyu mwaka, tubana twumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'umunsi ryagiye ridufasha, ritwubaka. Nagira ngo ushimire ko twabanye, nagira ngo ushimire subscribe wakoze, ngo ushimire share wakoze. Ni ugufatanya umurimo w'Imana, twese turi hamwe, turimo dutahiriza umugozi umwe. Umunsi umwe tuzabona ibihembo mu ijuru, ngo hari amakamba menshi cyane twagenewe, kandi tuzawinjira mu murwa w'i Siyoni tunezerewe cyane, dufite umusaruro. Muri uyu mwaka rero hari intego ushobora kuba ufite, uyu mwaka uri imbere. Ese ufite iyihe ntego mwene data? Njye naricaye ndatekereza, ndavuga nti ndashaka kugira intego nkomeza n'ubundi nagize muri uyu utambutse y'ububyutse. Ububyutse muri jye, gusaba ububyutse, gusaba Imana kumfasha, kunyuzuza umwuka w'Imana, kunyuzuza umwuka wera, kuko Imana ni Imana y'urukundo, ni Imana yaduhaye umufasha w'umwuka wera. Udafite umwuka wera, njye ku giti cyanjye ntafite umwuka wera ntaho nagera.
ariko ndashaka kugira ngo uyu mwaka intego yanjye ibe iyo gusenga nsaba umwuka wera buri munsi, saba kuvugururwa buri munsi, saba kuzura umwuka wera buri munsi kugira ngo mbone kwaka, kugira ngo mbashe kuyivugira, kugira ngo mbashe gusenga, kugira ngo mbashe gusoma ijambo ry'Imana, mbashe kongererwamo imbaraga zidasanzwe. Njyewe ubwanjye muri kamere yanjye mu mubiri wanjye ntacyo nashobora, ndi umunyantege nkeya wo kubabarirwa, ariko iyo mfite umwuka wera muri jye ndashobozwa. Umwuka ni umufasha, naramumenye. Ndashaka kukubwira ibanga. Ushobora kuvuga uti umwuka wera ni isezerano ryahawe intumwa gusa za mbere, ariko si byo. Ndashaka kukumenyesha ko umwuka wera ari uwawe. Dufite amasezerano meza cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu mwuka wera ni uwanyu, abazizera bose, abazanyizera bose n'abana babo. Umuntu uwo ari we wese uzizera Imana akakira Yesu Kristo, uyu mwuka ni uwawe. Nawe uzamwuzura kugira ngo ubone imbaraga zo guhamya Yesu Kristo ushize amanga, zo kujya kuri YouTube nk'uku ushize amanga, udafite ubwoba, udatinya. Nta kindi kimbashisha ni uwo mwuka wera. Nagize amahirwe cyane, uyu mwuka ndamumenya, ndamusaba, kuko tugomba kumusaba. Naramusabye ndavuga nti ndashaka kumenya iby'izi mbaraga, ndashaka kumenya iby'uyu mwuka wera, kuko ni ijambo ry'Imana. Ndasaba ngo mwuka wera ngwino unyuzure. Biratungana, mwuka wera ndamwuzura pe, ndamwuzura, arampindura. Ndabyibuka hashize imyaka myinshi, arampindura, ntangira kuvuga izindi ndimi nshya ntize. Abo twari kumwe b'abajene, icyo gihe twari abajene, baravuga ati byagenze gute? Ngira amahirwe nabo baza kubimenya. Ni ukuvuga ngo ibi nibyo ni ukuri. Iryo ni ibanga nkubwiye niba utari ubizi. Hari benshi cyane batabyemera, ariko icyo nakubwira ni gerageza, kuko ntabwo uzashobora uyu murimo utuzura umwuka wera. Ntabwo uzashobora urugendo nutuzura umwuka wera. Uzayoborwa n'ubwenge bwawe, uzakoresha imbaraga zawe, uzagera unanirwe, uzananirwa pe. Ariko iyo dufite imbaraga z'Imana, iyo wuzuye umwuka wera, iyo usaba umwuka wera, iyo umwuka wera ari ugufasha, aragushoboza, ukarinda ugira imvi, ukarinda usaza ugifite wa munezero, ugifite bya byishimo, ugifite bwa bwuzu, ugifite ya nyota yo kugira ngo ukorere Imana kandi uyishake. Ntabwo ari wowe, ni umwuka w'Imana uba muri wowe, ni umwuka w'Imana umfasha nanjye ngakomeza ngahindurwa mushya. Amen. Reka turebe ijambo ry'Imana ry'uyu munsi kugira ngo dukomeze n'ubundi dufatanye umunsi wose dusaba Imana ngo idusuzume, dusaba Imana ngo twongere twirebe, ariko umwuka wera bidufashemo, kuko ntabyo twashobora. Hari igihe nira ngasanga nta cyaha afite pe, urumva atari ukwibeshya, ariko umwuka w'Imana yaza akantungira agatoki ati dore aha waracumuye, aha ngaha wariyoboye, aha warakosheje, dore hari uwo warakariye, dore hari uwo utababariye, dore umutima uranduye. Umwuka akanshoboza, ngaca bugufi, ngasaba imbabazi n'amarira menshi cyane, nkihana, gutyo nkavugururwa. Imana ikongera ikampa ibihe byiza, nkongera nkanezerwa, nkongera nkayegera, nkongera nkayishaka, gutyo nkahora mvugururwa mba mushya. Ijambo ry'uyu munsi rero tugiye gufatanya ni ijambo dusanga mu gitabo muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11. Ni ijambo rivuga ko Imana ifite imigambi myiza cyane, imigambi myiza yo kutugirira neza, ntabwo ari ukutugirira nabi. Imigambi myiza yo kuduha imibereho navuga izaza, ikaduha n'ibyiringiro. Irindi jambo kandi ni ijambo riri mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17. Naryo riravuga ngo niba umuntu ari muri Yesu Kristo ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera byose birashize, ahubwo ibishya biraje. Hari ibya kera
twanyuzemo muri uyu mwaka turangije uyu munsi wa none, dushoje turimo dusoza uyu munsi wa none. Ni ukwisuzuma ukareba ibintu bya kera ntubyambukane, bigende bijyane nabyo, bwa bunebwe bujyane n'uyu mwaka, bigende kuko uyu mwaka urarangiye. Bwa bunebwe kwa gusinzira, kwa kutita ku bandi, bya byahe umwuka wera ari kukwereka, kwa kundi uvuga uti nzakora ibintu bikore, kwa kwangana, kwa kutababarira, kwa kugira imigambi mibi ku bandi, bya bindi ukora wiherereye utekereza kandi umwuka akazabyerekana, ibyo byose reka bigendane n'uyu mwaka. Twakire ibishya, ngo ibishya biraje, ibishya biraje, twambutse n'imitima iboneye, twemeye guca bugufi no kwihana, twambuke tugiye kwakira ibishya, kuko ntabwo ibishya bizavanga n'ibishaje. Ntabwo rwose nkubwiye nti Imana ntabwo izagusukira amazi meza ngo uyavange n'ashaje n'ayandi mabi arimo urubobi. Ibyo bigomba kubanza bikavaho. Imitima yacu ni nk'ikibindi, kikabanza kikoga neza, noneho ikadusukiramo amazi mashya, tugahabwa umwuka wera mushya, tugahabwa imigisha mishya, tugahabwa ibyiza bishya. Kugira ngo twakire ibyo bintu bishya ni uko tubanza tukoga, ikibindi cyawe kikoga neza, ukacyoza neza, warangiza ugashyiramo amazi meza anywebwa, aryoshye, meza cyane, adafite umwanda. Aha rero ndashaka kubwira nti umutima wawe reka uhinduke ikibindi cy'Uwiteka. Nta wundi utweza ni Yesu Kristo. Tumureka tweze uyu munsi wose, adukureho imyanda yose, ya yindi umwuka wera agiye kukwereka. Nurangiza umaze gucya neza, aragusukira ibishya, urambuka unezerewe, ukeye, ujyanye umutima wejejwe, maze atangira gusukira ibyiza bishya, aguhe umugisha. Afite umugambi wo kuguha ibyiza, ntabwo ari ibibi. Umugambi wo kuguha ibyiza, umugambi wo kukwambika imbaraga, umugambi wo kuguha umugisha mu byerekeranye n'ubugingo, umugambi wo kugira ngo akuganirize. Mwongere mu bumwe, mwongere muhure, uhure na data. Ijambo riratubwira ati banza ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose uzabyongererwa. Ibyo rero twongererwa, icyo kintu umenye ko utazacyongererwa ufite umutima wanduye. Iri ni ryo banga bene da. Reka twemere duce bugufi, dufashwe n'umwuka wera. Nagira ngo rero mbasezereho mbifuriza gusoza umwaka neza, twinjira mu mushya dufite imitima ikeye, twemeye guca bugufi no kwihana ibyaha byacu. Ni ryo jambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo tuganire, bifurije gusoza umwaka neza no gutangira uwundi neza. On this happy New Year's Day, may He bless you and your family this day. May He bless you all so richly in each and every way. May His love and peace be with you always. Blessed New Year, blessed New Year, blessed New Year to you and all my brothers. May God's blessings be upon you. Blessed New Year, blessed New Year, blessed New Year to you and all my sisters. May His love and peace be upon you. May we recount our blessings now for the year that just ended, even trials that had come all our way. We are wiser, we are stronger now as we made it through the year. Let's thank our God for all that we've gained. Blessed New Year, blessed New Year, blessed New Year to you and all my brothers.
blessed year for you. May God's peace be with you. May His light shine upon you. May this new year be another blessed year for you. Blessed new year, blessed new year, blessed new year to you.